kabitwemereye yakomereza kuri podium akatugezaho ijambo yaduteguriye kandi tubasaba gukomeza ituze kugira ngo twumve ubutumwa bw'uyu munsi. Nanjye ndumva mu buryo abantu bose bagiye bavuga babwira ngo mwihangane ariko iryo jambo mwihangane tubwira abantu bose bagize jenoside nyabona uko tuba twabuze icyo tuvuga ngo twihangane bihangane nta kundi ariko niko tuvuga mwihangane. Hari wenda ntaragira icyo mvuga, hari ikibazo mwabaje metri muvuga muti ariko ubutabera buzaza ryari. Erega simwe munabushaka, bari abantu mureba i Burundi nibo bakoze jenoside hano mu Rwanda. Buriya Gatsibo hari abarundi bakoze jenoside, mu Bugesera hari abarundi bakoze jenoside, muri za Huye epfo majyepfo y'u Rwanda hari abarundi bakoze jenoside, nanga mu mujyi wa Kigali. Natwe twarabubuze ubwo butabera, nta murundi n'umwe turazana kugeza n'igihe hari abarundi bahungiye hano. Mujya mubyumva perezida w'u Burundi abivuga ko ari abo twabimye tugira ngo bakaba ari bo basabye ngo batahe bagere bate. Hari nubwo twabwite nta n'icyo binatwaye ngaho, nimuze twandikirane tubahe abantu ariko namwe muduhe abo tuzajya tubasaba. Bagezeyo uwabyanze n'uyu ngira ngo uyu mujenerali bigeze gufunga aho baherutse gufungura, yandika ka tractor avuga ati abanyarwanda ni muhemera ko nabo bazajya basaba abantu ati ko bazatumara hano bari mu Rwanda abari i Burundi twese. Ubwo nyine twajya kubasaba tugahera no kuri abo bo hejuru kuko abenshi bakoze jenoside hano mu Rwanda. Buriya rero hari n'ikintu nababwiraga, erega kugira ngo jenoside y'u Rwanda yitwe jenoside nuko RPF yatsinze. Iyo dutsindwa ntabwo ubu jenoside ntabwo u Rwanda ruba baravuze ko twakoze jenoside. Ibyo rwose ese nuko RPF yatsinze, naho ubundi iyi jenoside yo mu Rwanda ivugwa hose igira ite ntabwo iba yaravuzwe. Iyo bisa n'ibivugwa muri za 50 64 62 yagiye iba jenoside, ariko hari wigeze ayivuga. Buriya rero nayo kugira ngo ivugwe nuko twatsinze, iyo tudatsinda ntabwo biba bivugwa. Icya kabiri, ubutabera iyo tudakora gacaca ngo ducire imanza miliyoni 2 z'abari bakoze jenoside, n'abariya mujya mwumva umwe 2 muri Amerika, 3 mu Bufaransa, 4 muri Suwede n'abandi, nabo ngabo ntibaba baraciwe n'izo manza. Nubwo nyine twagize leta turatangira imanza turazica, noneho biganaho kugenda bakuramo kamwe hirya no hino. Nacyo gituma muzabona hari ubwo mu bihugu bya Afurika hari wari ucibwa urubanza ntawe. Ubwo rero n'ubu jenoside kugira ngo yemerwe ko ari jenoside nuko RPF yatsinze igafata igihugu, jenoside ikitwa jenoside. Ubutabera kugira ngo ubutabera nuko RPF yashyizeho gacaca tugacira miliyoni 2 z'abari bakoze jenoside, ahandi hose bagomba kubikora. Ubwo rero murabyumva, niba dutegereje ubutabera bw'i Burundi ntabwo muzabona, kuko natwe turabutegereje imbere yanyu, imbere ya gato.
bariya bose bariyo niko bishe aho mu Rwanda. Amazina arahari, za lisite bagiye baziba. Namwe murasaba abageze ku ndivugira Burundi wenda abageze kuri 200 300. Hariya turasaba bageze ku bihumbi nka 20 30 bakoze jenoside hano. Kuba tubisaba kera ntabwo twabibonye. Nibyo yababwiraga metre, ababwira ati ubutabera butangwa n'igihugu. Cyitse giteye ukagifata. Nibwo ubwo butabera babukona, naho bitabigize nta buzaza. Niyo Loni muvuga yari hari nyine ari bifite abantu turimo bakora jenoside hano muri Conseil de Sécurité, kigiye barimo baganira, hera no kuri Mitterrand avuga ati Abanyafurika n'ubundi basanzwe baryana, crime iyo wayitwariye umugore, abagabo bararwana bakica abandi bakabamara. Ngo nibwo Mitterrand yavugaga, atuvuga nk'Abanyafurika igihe hano mu Rwanda hari jenoside. Niko n'abandi bavugaga, nuko uwo ngo wari we twafashe kuko yari mukuru, yari perezida w'igihugu. Ariko Abanyaburayi nibyo bavugaga, nibyo bandikaga, no muri Conseil de Sécurité nibyo bari barimo bavuga. Intambwe yatewe hanyuma kuko barebaga tugenda dutsinda tugera aho tugera, nibwo habonetse ba ambassadeur batatu muri Conseil de Sécurité, ambassadeur wa Czech Republic, ambassadeur wa New Zealand, Nouvelle-Zélande, na ambassadeur wa Nigeria. Niwe hagurutse bakavuga bati erega hari jenoside hari ahantu. Ariko abandi bakasa n'ababwira ngo erega ngo tujye tuyibona kuri ndakuri, iyo babongoraga barabwiraga ngo erega turayibona kuri televiziyo, kuko iyo jenoside bashyiraga kuri televiziyo. Ariko rero ntabwo ntibemere ko ari jenoside. Nyuma aboneye nyine hano leta itsinze igiye ku butegetsi, jenoside batangira kugenda bohereza wavuye muri Côte d'Ivoire n'abari Sedini bagenize akazi n'akaza hano kuza kureba niba jenoside ari jenoside. Hano barayirebaga ko ari jenoside, televiziyo zabo zarayiberekaga, nuko agiye barabwira noneho barayemera. Ariko nuko hano twari twatsinze, ntimwibwire ko hari ikindi. Nagira ngo mvuge kuri ibyo by'ubutabera kuko metre bamubajije arashoberwa. Ariko nibyo ibyo yavuze nibyo, natwe abo bantu ibyo bihumbi by'abo Barundi bamaze abantu hano, bisha abantu bakanabarya. Ibyo bavuga gufungura imitima, bakotsa imitima, niko bagiye babikora. Ibihumbi by'Abarundi byari byishe, byakoze jenoside mbere y'abo ngabo. Ndibuka ngira ngo sinzi uwavuze ati, avuga ati za human rights n'ibindi. Katumba bo baraye bishe abantu. Uwitwa Deforge rero yari umwe mu bakuru abo ngabo ba Human Rights Watch. Yaje yirukanka kugira ngo araza hagarara Katumba hari naho ngaho, agira ngo avuge ngo no, ngo urabizi ngo ntabwo ngo abateye nijoro ngo bavugaga Ikinyarwanda n'Ikirundi. Ubwo aje kurengera Abanyekongo kuko Kabila yabahaga amafaranga, Kabila mukuru utari Kabila uriye. Teforge araza abijyaho, twari tuziranye. Ubwo bajyanywe no kujya kuvuga ngo none se bavuga Igiswahili, ko hari mu mitse mu bavuga ko harimo avuga Igiswahili, harimo avuga Ikirundi, harimo n'avuga Ikinyarwanda. Ubwo Ikinyarwanda ni interahamwe zari ziri hakurya hariya. Ikirundi cye ni interahamwe z'i Burundi nazo zari zikiri hakurya. Ariko bavuga Igiswahili n'Abanyekongo bari bahari, abundi baba baravuze Ikinyarwanda.
ariko byaramuzanye azarahagarara ajya kuvuga muri televiziyo zabo ngo urumva ngo baje gutera bavuga igiswahili bavuga ikinyarwanda ngo n'ikirundi kugira ngo badashyiramo abanyekongo kuko Human Rights Watch yahabwaga amafaranga na Kabila. Deforge Alison Deforge muri icyo gihe byari bimaze iminsi 2 bibaye Katumba bamaze kuhasenya baraye bica abantu. Ubwo nuko nagiye mu bindi ibyo nahereye hano byo bagendaga bavuga nta wundi bari bambwiye ngo nze mbabwire maganize kuri jenoside ngiye nkabitekereza ya jenoside uturuka nuko yaje mu Rwanda nuko yagiye ijya muri Kongo n'ubu tukaba ari ikibazo dufite ariko ntaranagera nawe kanivugira ibyanjye ngeze nivugira icyo shatse naje numva muhoze urubyiruko ngo muzakora iki muhaguruke mujye kubohora igihugu muri ahangaha erega muri bombo reka turajya kuri internet ni hari igihugu kiri hariya abantu bararwana niba mushaka mu bindegere muhaguruke mufate imbunda bariya bariye mu bafashe mu bohore Kongo ni iyanyu ntabwo nkuko nahoze numva muvuga ngo iwacu mu murenge no iwanyu ni Kongo ni muyibohora ibohotse iyo jenoside ya Katumba yamenyekana nizo y'intuza kuko ubutegetsi bushyizwe n'abantu bake izo jaze nizo zose zahano kuki yahanihanwa nuko twatsinze iya hano nibihanwa nuko twatsinze nimugira ngo iyo dutsindwa ntabwo bivugwa nta nubwo jenoside yabivuga bataba Palestine bahora ejo nibwo abafurika y'epfo bavuga ngo Palestine ngo bakora jenoside batangiye bakora jenoside hashize imyaka igeze kuri 40-50 buri gihe bakora ahubwo ntibashira ariko kuko nyine aba bakora jenoside aribo batsinze bagikiri ku butegetsi ntabwo byakwitwa jenoside naha ngaha ntabwo jenoside yajya kwitwa jenoside iyo dutsindwa ntabwo yajya kwitwa jenoside kandi bamaze kumara abantu na hariya rero wenda bari buvuge bati yaje kuvuga ngo abahunuza n'ubugiye gushyima abandi bana bararwana mwumvise ko ngira ngo sinzi bavuga ati ati twirwanaho nibyo ko umugabo arigira yakwibura agapfa ni nako twayerewe natwe twashatse kugira ngo twigire nibyo so kwirwanaho gusa ni ubwo ni bohore Kongo muri Rwanda bose kuki Kongo ko ari iyanyu muri abanyarwanda ariko banye Kongo biransetse iyo mwita abanyamurenge no umusozi ubwo se ubwo nzita abanyakagari muri abanyarwanda ariko banye Kongo nkuko hari abanyarwanda muri murenge muri iyo plateau yanyu abanyarwanda muri Masisi abanyarwanda muri Rucuro abanyarwanda muri kiriya gice cya Uganda nabo biyita sinzi izina bihaye ngo batitwa abanyarwanda muri abanyarwanda byanga mwabereka muri abanyarwanda ariko Kongo ni iyanyu ntabwo muri numva birwa bavuga ngo abanyamurenge muri abanyamurenge ko muri abanyarwanda nkanjye ariko yewe uri mu Rwanda mwebwe muri Kongo niko byabaye igice kimwe kirimo reka wenda ntaza kuryoherwa n'ibyo ngibyo ndimo mbabwira kugira ngo ngende nkosora utuntu duke twagiye tuba hano ku ntuza ariko hari n'akandi kantu gatoya wenda abaprofeseri bari ahangaha abahanga mwabonye bose ko ari abahanga n'abadokiteri cyetse wa mwana wari uhari niyo batavuze ko ari dogiteri oya nibyo kandi nibyo bavuga byari byiza ariko nagira ngo n'iki kibazo bavuga ba bantu
ngo n'aba inorotike cyangwa hamiti n'ibindi bintu ba bantu linguistique. Ni umudage wavuye iwabo araza ahera muri za Cameroon akumva bavuga mutu ajya muri South Africa arazamuka agera iwacu bikagaragenda bigarukira muri Uganda no muri Kenya ho bigarukira ari ukuvuga kuko dufite indimi ni linguistique, dufite indimi zenda gusa, ntabwo ari rase yo kuvuga ngo hari umuntu uzango afite amaraso amwe n'abandi. No, ni indimi zenda gusa. Wenda ibyo biranashoboka kuko niba ari indimi zenda gusa, nunse we munyamurenge uvuga iki? Nuvuga ikinyarwanda. Ikinyarwanda rurimi iki? Sirangi bantu. Nirangi nirotike, uba muri nirotike ute? Kuko ibyo bituruka kuri bya binini reka tugira n'ingorane. Ubwo batwita abahamiti. Muzi aho bituruka abahamiti? Bibiliya dore bamusenyera biyigisha. Muzi umuntu witwa Noah, mujye musoma muri Bibiliya uzumva aba madini n'abandi babarokore n'abandi bakubwira ngo nabakurambere bacu. Aburahamu abakurambere wawe ryari ko mukurambere wawe ariko ko ari Kanyarwanda. Aburahamu no mukurambere w'Abayahudi n'Abarabu. Mukurambere w'Abayahudi n'Abarabu. Wanjye ni Kanyarwanda ntaho bihuriye. Ariko tuvuge Nowa ngo yigeze kugira ingorane, sinzi aho yarari. Abanza yaranyewe akayoga ka divayi, arasinda araryama arisinzira. Umwana w'umuhungu mukuru aje kumureba, abona se ko bivuga muri Bibiliya, aramuseka, aseka se kuko yambaye ubusa. Barabonye bataremye kimwe. Amusetse ise ngo aramuca. Hamu nguwo nibwo biri ngo aragenda ajya muri Afurika. Niko kubera abanyamurenge ubwo na Tito nundi abo batutsi bakwita Hamiti. Ubwo tuvuka kuri nde? Kuri Hamu wo muri Bibiliya, wa wundi waciwe na se. Umva ko abazungu abazungu batugirira ku ntuzi bigera no mu madini. Ubu rero mwirwa muririmba muri Hamiti byaheye. Turi bantu nk'abandi tuvuga indimi nyizo niba n'isura bidasa ibyo ni ibindi. Ubu se ubonye ubu se nuhura n'umunyakenya wenda wo muri Turukana cyangwa ahandi hose bazasanga musa namwe kuntuza abanyafurika twenda gusa. Yewe ndibuka ko icyo gihe abazungu baje babiri bababwiye bati bare no kugira ngo izo ngorane zizi nuko bageze hano iwabo bahoraga badushyira mu bice. Abahanga babo bariya bo mu gihe cya les périodes bayita ngo de lumière, igihe batangiye kwandika za encyclopedia za philosophe n'iki zandikwa abo philosophe n'abandi, nuko badishyizemo ibice. Abazungu bakaba hejuru bo bamenye ubwenge begereye Imana. Hasi aho ngaho bagashyiramo Abashinwa kuko bari bazi ko civilisation nayo yagezeyo. Cyane cyane iyo bavuga civilisation bavuga iyandika, ariko ushobora kugenda civilisation itandika ifite ibindi ikora, kuko bari bazi ko ubwenge ari ukwandika gusa. None bakamanura wenda Abarabu bakajya hasi, batukura benda gutukura Abarabu, abandi hirya no hino Red Indians. Ariko twebwe abirabura kuko nyine babyize muri science tukomoka ku nguge. Urumva abakiva ku nguge nabo birabura, bagabazi ko abantu bakiva ku nguge ntabwo turagira icyo tumenya, turacyari ibicucu ndetse ntidushobora mbese turacyari hasi muri organisation y'abantu. Turacyari kuri za clan, buriya bwoko bwa clan n'ubundi tutarazamuka ngo twagera kuri nationality, kuri tribe nationality kugere
aho tuba nation twubaka na state ko nabo bari batarahagera hanje bakumva ko abazungu ari bo bahageze baje bageze n'ahangaba baba surprised basanga we are a nation ifite state kandi iyo leta imanuka ikagera ku baturage abaturage nabo bakazamura ibitekerezo bikagera hari organization ihari hari uburyo bwo kubaho nabuze nuko byita mu kinyarwanda a civilization iri well developed civilization iri developed imeze neza birabatangaza abantu bakiva ku nguge se bamaze ibingibi niko ko kujya gushakisha uzareba abambere baba garanti bakandika ngo abantu baje bakabizana aha bari bageze ku ibwami babona bamwe barebare batanya ku definition umututsi ni muremure babona bamwe bagahura n'uw'izuru ritoya batumutse mwahoze mumbwira ngo n'ubundi bareba facies izuru ritoya batubwo ngubwo nekomeze ngira ngo bahuye wenda nabi inzobe bakavuga ko umututsi ari inzobe nibyo no ariko nyuma baje kuzana abahanga babo muzabibona bacura bajya gusanga basanga birabura dufite ibintu twese binini iminwa minini twese dufite iminwa minini wagize ibyago bamuvindi mwe ugasanga bya bindi bavuga ko abo batutsi bari ibwami bategeka ko aribo bategekaga bagiye kuhasanga basanga barirabura ubundi bari bazi ko abatutsi bagomba kuba inzobe kuki uko baturuka ari ba Hamiti bari babigize kuri Hamiti wo muri Bibiliya Hamu babandi baje uwo ngo waje Isera muciye kuko nubwo mubyishimira waza ndeba mubyishimira mumenye ko umuzungu akubona ko turuka kuri Hamu wawundi waciwe iryo jambo Hamiti nuko nicyo rivuga rituruka kuri wo Hamu niryo harimo na Semu kuko hari umwe Semu ngo Semu niwe bari abayahudi abo barabu niwe Semiti buriya nubwo abarabu abazungu bicaga bakavuga ngo abasemiti bakica abayahudi aribo bita abasemiti n'abayahudi bakita abarabu burya babica barumuna babo nabo bari semiti nkabo ariko rero baje gupima bajya kureba bagasanga Musinga ni muremure kuburyo bahageze ikigihe cya Rwabugeni ntiyabaga muremure kandi yari inzobe ariko bagiye kureba bakabona Musinga ni muremure bakabona Kabare se nyirarume nawe umututsi ni mugufi ariko bareba bagasanga iminwa yose none bagiye kureba bagasanga Musinga arirabura ariko bareba nk'abasharangabo bene wabo ni inzobe byarabacanze barashoberwa ko abatutsi twagira ngo si bose ni barebare ni inzobe none kandi abo tuvuga ko abayora uko bimeze niko kuzana n'aba scientifique kuza kubyiga ngo bapime bazana bapima imisaya bapima iminwa ye yabirabura burya yose ni minini ay'abazungu ni dutoya ni nk'utwinjango muzo tunoti ni nk'utwinjangwe n'utuzuru ni nk'utwinjangwe tugira ku ntuzi basanga rero ariko rero mabirabura twe tukagira hakawe ugize akazuru gatoya undi nawe kigira rinini ibyo ari byo of course utegeka nk'uko abazungu bari baturutse hari ariho bategeka ubwo uri bugira izuru ryiza niwe mwiza kuko uri wawe ariho cyo cyiza ariho cyaturutse umunwa mutoya we nta munyafurika bazabona ugira umunwa mutoya urumva bazabijya abagira bati abatutsi n'uzuru tuzuru twiza nibyo ngibyo abahutu n'amazuru mabi nibyo byawe nimwagiye mu ngo bakureba isura nibyo burya nta nubwo bakureba isura iyo sura yanyu y'uwo mututsi wo muri Kongo n'ururimi na culture ntabwo mubihuje ye n'ibyabatunze umunyamurenge afite za proteine uhinze yapfuye iwabo
izo malnutrition arazifite yewe nta proteine kuko ntayo mata ari bunywe bo inka z'abanyamurenge zo ntago bazirya muvuge ngo barya n'inyama ariko hari za proteine urumva ko urezwe na proteine n'intuza n'utarezwe n'indi izo bindi ntago ntibizasa ntibibatangaze anyway ubwo nagendaga mpera kubye abantu bagiye bavugira hano nawe muneye naje kugira ngo nganire mbabwire se genocide yajite buriya genocide igitekerezo kinini cyaturutse i Burayi kiza kikaducamo ibice kuko batangaye babonye ko mu Rwanda hari a high organized society ifite a very high civilization bikabatangaza muri Afurika ko bidashoboka niko gutangira gushakisha abari ko bavuga batabatutsi bari ibwami bagomba kuba baraturutse ahandi abazungu bamwe nka Grant akavuga ngo baturuka muri Mesopotamia hari aho ba Iran irwanira n'abanyamerika bagiye bakurayo uwitwa Adolf Frege wigeze no kuza kwigisha mu Rwanda baragenda bakura muri Checheni ngira ngo mu Checheni muza hariho muri Rusiya muri ya misozi ya Rusiya ugaruka za Siberia inyuma niho Checheni avuga ko abatutsi ariho baturutse none bigenda byanisha kuko bashakishaga ngo aya majyambere aba bantu batarava ku nguge bayagezeho bati urumva binashingiye no n'intuza na racism kuko iyi civilization is highly organized a nation state the highest organization kuko kugira leta nicyo kintu society cyo hejuru kitara abakomunisti nibo bashaka kugira ngo bazakreye ikindi kiri beyond yo leta ubu turacyari muri leta niho biri basangira hari by the way iyo leta mu Butaliyani itahari iyo leta abanyarwanda bafite abadage ntibari bayifite ibihugu byari bifite leta igeze ityo iri hamwe n'Ubufaransa Ubwongereza Uburusiya Autriche Austria ibindi nabo bari bakiri mu duce hirya no hino tugeze dutyo nicyo cyabatangaza rero ibyo nibyo bizatuzanira ingorane muri 70 ubwo bazashoberwa n'abapima bashoberwe batangire kuvuga bati nakubwo sinahindangije abanyafurika natutangira kwandika dukurikije ku by'abazungu Anta Diop arakugendera kuvuga ngo ziriya za piramide ngo muza bazishyizeho ngo ni bari abatutsi nibo bubatse piramide ngo bazagaruka mu Rwanda hanyuma baza bavuye muri aho bubakisha amabuye n'ibindi baje bubakisha ibiti kuko ntago ibi byo gukoresha intuza byaje hanyuma ibi byo gukoresha za rukarakara sinzi niba muzi iryo jambo abageze ku ntuza ibi byaje hanyuma ubundi byari ibiti no gusakara muzajye kureba inzu ya kera Inyanza irahari uko imeze warubatse piramide bazi kubaka iriya nzu ariko ni umuhanga Anta Diop ni umuhanga yari umuhanga reka bahe undi muhanga kandi muzi mwe Kagame ni umuhanga yatandikiye history n'ibintu binini bya hano mu Rwanda usanga ndabimu mwinganje kandi maze sinzi ahera munsi y'Uburundi ukabona abatutsi wajya ari Burundi ukabona abatutsi mu Rwanda ukabona abatutsi muri Ankara ukabona abatutsi Bunyoro ukabona abatutsi maze ngo jugujuguju ngo bikagera muri Ethiopia hagati ya ntuza ya Bunyoro naho hari abadinka hari Nuweri hari amoko ari ujya wumva y'abamini n'abandi bose mujya mwumva yaba ngaba barwana muri za Sudani n'ikibwa ntaho bihuriye nawo ngabo ntaho bihuriye nabo bari muri Ethiopia ariko urumva twese twarabyemeye
ndetse twe barabitwigisha complexe tuzatangira turazigira kujya kumva uracyagwa waba unarwaye n'imvunja sinzi niba muzi n'imvunja icyo ari cyo twe tunizi n'utwo twarwaraga abantu bambaye inkweto ntizikiboneka izo mvunja twagiraga mu birenge cyari tutarambara inkweto ukaba wahura kuko babikwigishije ugahura n'umuhutu wifitiye imodoka ya benzi wowe urahurwaye imvunja ntubona n'ibyo kurya nimo cya gihutu nta bwenge kigira nta bwenge kigira cyageze ubwenge bwo gukora kigura kibiza nabyo ariko iyo complexe ya superiority n'abandi bakagira complexe ya inferiority abazungu bajya badushyiramo nyina ngo nuko ntakurikiye igihe twarwanaga nabo bajyaga ngo ye ngo ubwenge bw'inyenzi inyenzi ubundi twe bavugaga ngo bwa bwenge bw'inyenzi wenda hari aho twarwanya ngo ubwenge urumva baremera ko turi abanyabwenge abanyabwenge si ubwenge ntuza nawe bari babibahaye cyangwa ndimo nganira na koloneli Nsengiyumva arandeba atari yashaka Tito ubwo muragira ngo tujye tubaheka ngo kera bahekaga abatutsi ndamureba ariko ntabwo uzi ko turi muri 21e siècle muri siècle ya 21 y'iki gihe ati none se ubu ni indege zigenda n'imodoka ubona ubwo washyira ku bitugu byawe tukava ibyumba tukagera i Kigali uretse ko wavunika igihe se nawe ameze neza kandi imodoka zaraje atanya ngumva bwabwenge bwabo bari byumvise ubwo ni ya complexe aravuga aho kumbwira bindi atuva bwabwenge bwanyu cyo ubwo se nawe ndamumaze wowe wize primaire wiga secondaire nanye nibyo nize urangije ujya muri university ndetse ukora na university uri BM muri za grade z'abasirikare baragiyemo bakiga kuko buriya abasirikare bariga cyane ba officier biga cyane zakuru zawo ni za university none ubwo ngubu ugiye kuba nkurusha ubwenge kisi usiwe wagiye kwiga biriya urumva ni complexe nk'izo zari zarasigaye zagize ariko ibyo urumva ko bakizemo amacakubiri muri twebwe baranabitwigisha nkangiye narabyize muri primaire na secondaire hanyuma rero muri 59 biraba bifashwe nanone n'ababirigi kwica abantu mu ngandi mukuru imyaka 15 ariko kwigisha ingengabitekerezo ya jenoside no kugira ngo bayinjire mu bandi banyarwanda byatangiye muri 64 aho batangiye kugenda bigisha umwana ukiri muto utaraza muri maternelle kamwigisha ko umututsi ari mubi muri primaire bakamwigisha muri maternelle bakamwigisha ko umututsi ari mubi primaire bakagenda bamwigisha baha n'ingero nyinshi bagenda babigisha ndetse no muri secondaire ariko bagenda no babigisha muri université ndetse bo bakajya baha za tezi zo kwandika ku mututsi n'ububi bwe n'iki nuko bagiye bameze ariko bagendaga batanga dozi primaire bakaba dozi yabo ndibwa hari umwe twahuriye mu Faransa niga mu Faransa nawe yaje kwigayo witwaga Bizimungu Joseph witwaga Bizimungu niho twari turi nibwo ambwira iki yambwiye ko abatutsi ari babi ati n'ikimenyimenye kanjogera ni nyina wa Musinga niwe wari umwamikazi ngo yahagurukiraga ku bana b'abahutu n'inkota ebyiri yicaye namaze se kuki yagira ngo bimubarire iki ngo n'ubugome bwanyu agafata abana babiri b'abahutu akajya kuhagurukiraho ngo yunguke iki sakunda haguruke neza atoye ngo n'ubugome bwanyu ubwo ni kujya ese ubwo bugome kuki yabugiriye ku bantu bakuru cyangwa ku bandi bakuru kuki bwo kurumva ngo n'ubugome ngo kugira ubugome ngo ugomba kwica n'abana batoye umuntu namuri sanga yarasaze ariko icyo nakoze twari hamwe mu Faransa ndagenda nashaka pupe ebyiri nshaka n'akantu k'agasego kameze nk'intebe ya kinyarwanda
muzanira n'inkota ebyiri ningaho hagurukiraho arahaguruka biramunanira none amaze ko bikunaniye Kanjogera w'umukecuru uhuru gisore yari umusore akorana siporo birakunaniye ubona Kanjogera w'umukecuru yarabashaga atari kuzikora ibyo ubwo wirirwaga ubimbwira ngo Kanjogera yari umugome yahagarukira ku nkota ebyiri ku twana b'abahutu dore nkuzaniye saba abahutu noneho n'abakozwe n'abazungu hagurukiraho birebe nk'uko nawe ube umugome nka Kanjogera biramunanira urumva ni ibintu byigishwaga niko kuko babibigishije mu mashuri muzajya mu muri 72 na 3 ubwicanyi bwabaye mu Rwanda ntabwo bwagiye mu baturage n'abanyeshuri muri secondaire no muri université bisha abandi abanyeshuri bagahaguruka umwana wa secondaire ubundi uzi ko abana bari bakajya kwica abandi bakanabirukana bamwe bandi bagenda bandika ngo mbese abatutsi kuki bakiga barimo n'abantu muzi babaye ba premier ministre hano n'aba president bahe president umwe Bizimungu yari n'uwa RPF yanditse ibaraho yandikira Kayibanda ubwo muri 73 ngo ariko kuki abana b'abatutsi bakiga ibaraho yari raho abantu benshi mwabonaga muri leta hano abenshi barabyanditse hari ababyandikiye muri ntuza muri aruba numva babonye muri university ya Ruvaniyo muri ya Ruve wabonye muri Ruve nyine university catholique libre catholique ngira ngo ya Gatete bari bariyo bagatabazi n'abandi banditse ibaraho bavuga ngo bandikira Kayibanda bati ngo si biga muri Ruve bandikira Kayibanda ngo kuki abana b'abatutsi bakiga ariko bituruka kuri za nyigisho zagiye zigishwa ari abana primaire secondaire naho ngaho icyo gihe nibyo byaje nibo bariya rero baje bayobora genocide yabaye nuko genocide nabwo no uko yakozwe gihanga ariko kugera muri Kongo abirigi babanje kuzana amacakubiri buri iyo urebye mu murenge uretse ko mwifitiye izo nka zanyu wenda abandi batari hejuru muri za plateau keretse bamwe na bamwe ariko uzarebe nimwe mwari benshi ugabona tribe turayaho iruhande bashyizemo abaza kubayobora bakaba bariyo ababirigi nibo babishatse kugira ngo kuko ababirigi igihe bazaga icya mbere igihe barwanaga indugaruga zarwanye iruhande rw'Abadage barwanya Ababirigi kandi Musinga icyo gihe ari umwami yari ku ruhande rw'Abadage muri iyo ntambara barwana ndetse bamwe barakomeje harimo bakomeje barinda bagera Tanzania barwana urumva rero Ababirigi ntabwo bajya gukunda abo bantu babarwanyije nicyo gituma n'Abanyarwanda basigaho bakuyeho nko mu murenge babaha ugasanga uduce tumwe twabari mu bana aribo bagira abayobozi bo mu murenge kandi Abanyarwanda bahari aribo benshi muri Masisi niko byabaye bakagenda bagafata twaturi bituri hari twintuza akaba ari two tuza tukakuzi kuyobora abo benshi no muri Rucuro hose ko byabaye kuko hari mu Banyarwanda bandi bagomba gukora abo Batutsi abayobozi bari aho icyo gihe ariko bajya gushaka uriya wo muri Rucuro bazanye umuntu wari muri gereza bamuha ubutegetsi bamuha ubutware kuko yarazi gusemura igiswahili bamuha ubutware ndezi yari muri gereza umuntu wari muri gereza sinzi ko yari yarumvise agaswahili gakeya kuko ibyo gereza bagenda wenda yari yanyuze hirya no hino agenda kwiyumva agaswahili gakeya araza niko bakuyeho abatwari bari aho ngaho babandezero n'ahandi ingorane yaje kuba rero muri nyuma ya independence hari ibyaje byo kuvuga ngo abantu baratora urumva n'ubura katiribi gatoya hariya y'Abanyarwanda ari benshi nibigera mu gutora Abanyarwanda zatora bene wabo
nibyo byazanye za ntambara zo muri Kongo ngira ngo ya metre njya numva abivuga icyo bise intambara y'akanyarwanda n'icyo gihe bashatse kubana abanyarwanda kuko bari bazi ko niba haje iby'amatora abanyarwanda nibo benshi bazatora abo ngabo ndetse icyo gihe ari abanyarwanda n'abahutu ari n'abatutsi bajya hamwe haba intambara y'akanyarwanda abantu za l'armée congolaise igomba kuza kubihosha ariko ibyo kwinjizamo abatutsi byazanywe no kwa Habyarimana nibo baje kubakamo bazana amasosiyasiyo yitwa Maghreb bazana y'amafaranga igihe cy'abakanyarengwe niba yarakiri taraza muri RPF n'imbere none batangira kwigishamo cako yangenga bitekerezo bigishaga mu Rwanda batangira kwigisha muri Rucuro na Masisi nibyo haje kuza intambara none hagati y'abahutu n'abatutsi nibyo byaje kuba ibyo nibyo bigenda bizana na za jenoside zagiye ziba mbere ariko kugira ngo habeho jenoside ubwo no murenge naho kuko hejuru kuri plateau abanyamurenge nibo benshi abanyarwanda nibo benshi nge sinzi igituma bita abanyarwanda nibo benshi ariko ubwo mushaka kwitwa abanyamurenge babwira iki ariko abanyarwanda nibo benshi kuri iyo plateau turi biduhari rero benshi baba bari hasi abo bari hejuru nibo bahaye ubutegetsi bitangiye kuzana bati mbese nitujya gutora bizagenda bite bakabona ko abanyamurenge bazatora bene wabo nibyo byahaje ingorane ariko mu murenge ho ikindi cyabishe no kugira inka kuko igihe cy'abamurere barwana hasi baya ntuzagire ngo kuza kwiba ibijumba ntibiba bikuye biri aho ngaho ariko kuza kurongora inka zo kujya kurya ntibiroroshye buriya nicyo cy'abamurere bazamukaga bakaza bakorongora n'abamayimayi ntugire ngo hari ikindi kuko ntabwo bari bujye mu mirima y'abari abantuza bajya mu mirima kujya gukura kubishaka ngo uzabyikorere nta mwanya babifitiye ariko uraza ukabona inka ukayirongora ukurikiye ukamurasa ukagenda uyirongora n'icy'abanyamurenge uretse ibyo by'uko bagiye babaha abatware batagombaga kuba ari bo ariko bari bafite capital iri mobile ntago uri imirima ntago abantu baza ngo bayikorere imirima yewe n'ibijumba cyangwa amasaka ari mu mirima ntago bari buze ngo babitware bajye kubirya ariko kuko hari inka hari n'amatungo matoya nibyo biboroheye n'izo ngorane abanyamurenge bagiranye nabo kwa Murere barazaga gushaka ibyo kurya rero nta bindi ntabwo babwira ngo nibajye guhiga mu ntuze kandi hari inka nyinshi ziri hariya baje bigatuma noneho n'abanyamurenge bashaka uko birwanaho no muri iki gihe cy'abamayimaye ntabwo ari bujye mu murima kujya gukura ntafite uwo mwanya araza arongora inka ziraho ni nacyo gituma ubona bagenda bazitwara urumva rero uretse iyo tayipu yo kuba mu batabashaka mwe babaregeraga ko muri ababirigi bajya bandika ko mwari abirasi ariko ibyo by'abirasi si mwe ni ibyo mu Rwanda kuko mu Rwanda u Rwanda Musinga n'ingabo ze zabanje gufatanya n'Abadage barwanya ababirigi muri icyo gihe urumva rero ko babangiraga icyo ngicyo aho biziye rero icyabazaniye rero noneho jenoside nyakuri kugira ngo yigishwe kandi ishyirwe no mu bikorwa ubundi bagendaga bica bagira batya nk'uko naho tubohereje rero ba FDLR iraza ahubwo mugira Imana uko bari baje 3,000,000 ziraho twaraje tuzikurayo turazigarura iyo muzibona zose nima mukiriho niri muvuga nima mukivuga urumva baraje basunitse abanyarwanda abafaransa nibo babigishaga kugira ngo bagire babigishaga ngo nibazijyane nibakureho ngo nibona bagiye ibyo ngo ni kugira igihugu kirimo ubusa noneho bariya bazaze bayobora ubusa izo mpunzi tuzikurayo turazigarura ariko abasirikare n'abandi bagumayo n'abandi bake bari bageze ku ntuza ariko n'umutekerezo 3,000,000 iyo ziza zikikubiti iwanya hanga hari n'umwe bakiriho
kandi zose bari barishe barakoze jenoside ntibazabeshye. Ariko izo twarazitwaye hasigaye nk'ibihumbi 200 n'ibindi nibo bajyanye iyo ngengabitekerezo ya jenoside. Undi wayitwaye kugira ngo ugere hariya, buriya natwe tugira ibyacu, tugira Kabira turarwana. Kabira dore yabaga asinziriye, Kabira turaziranye n'uriya muhungu yabaga yisinziriye aho ngaho, yaba ndetse amaze kugira akazagatanga abanyekongo kuko bazi gutuga umwanya bakamuzanira zazaho n'ibindi, yaba yashyize zahabu mu nzu ye. Utwo twana twamurindaga twirukana kure ntihagire ugera no mu nzu ngo natwe badakora kuri zahabu. Kabira ari aho ngaho nuko ugenda inyuma bararwana, Kinshasa irafatwa. Kabira ntamaze kugera hariya, abandi nabo bamaze kumubwira ngo ariko se kufite ahantu n'iki, kuki bari abashenzi wabirukanye. Kabira aratwirukana. Aha, yirukana abanyarwanda, ariko arabeshya, aravuga ngo abanyamurenge ubone abazayirwa nibagumaho. Abana twari twajyanye bo baguma aho ngaho, abacu baraza atangira gukora jenoside, batangira kubica. Abonye twagiye atangira kubica. Nibyo muzabona abantu bacu baza kugwa n'indege kitona kwari kubuza iyo jenoside. Yari yatangiye bagiye kubataka, bagenda babica abana b'Abanyamurenge bari aho ngaho kuko bari barasigaye bo ari abanyekongo, twe abanyarwanda twagarutse. Byongera bizana indi ntambara ya Kabira biturutse kuri nanone. Ubwo Kabira yizanye ate? None atangira kuvuga yuko abatutsi ari babi. Abigize atyo kuko twari dutangiye kurwanira. Abantu benshi bari barahungiye Congo Brazzaville, abandi barahungiye muri Central Africa, za FDL. Arabazana banyura kuri Congo Brazzaville, baraza abashyiramo. None uburenganzira bwo kujya kwigisha ibyo bigisha, nawe atangira kwigisha ibyo ko umututsi ari mubi, ko akwiye gupfa, ngo ntawe yavuga umunyarwanda ko ari mubi kandi bari hamwe ari abanyarwanda. Kabira rero burya mukuru nawe niwe wabizanye abyinjiza mu gisirikare cya Kongo. Kabira muto ahaziye kuko icyo gihe hari igice kimwe cyari cyarafashwe, none azavuga ashaka negociation ziraba, akubitamo baruberwa n'ibindi ku ntuzama, ngira ngo baruberwa ari ruberwa se Umunyamurenge cyangwa ni Karahani we Munyamurenge bose na ntuza aha ndibuka ruberwa nawe ndamwibuka. Burya bagiye kugira amatora manda irangiye, Kabira yaje kutubaza atari ko mwabwe baruberwa hariya tukumvikana, agafasha muri hariya muri Kivu tugatora bikagera neza tugafatanya. Ruberwa rero abazungu n'icyago musanze mu Faransa cyangwa abandi bari bamugemo, akumva ngo demokarasi ngo azatsinda. Ruberwa utsinda muri Kongo umututsi w'Umurenge ujya gutsinda muri Kongo muri za televiziyo zitakuze, yaribeshyaga aranga. Ese bafashije n'undi ko bizanye aranga. Ndibuka muri ayo matora niko byagenze, niba mutari muzi iyo story niko byagenze. Kabira tutise kandi yanze uragira ngo tugire ariko yamubwiye avuga ati urumva nawe ntibamwemeraga, hari uko Kabira mutoya hari isano agirana n'abanyarwanda, ubanza hari yagirana n'abanyarwanda, bamurega ko ari umunyarwanda, none akagira ngo ati muri Kivu ngiremo abazamfasha ku ntuzi. Ariko bikanyije kuri wewe rwose abazungu bari ngo demokarasi, ngo ni demokarasi, niko bahora bibabwira. Buriya nabo niko bamubwiye ngo rwose azaririmba demokarasi, ndandaya mukubita hasi. Kandi harimo abamubwiraga ati nyamuneka bariya abantu, aba bantu mwarwanaga babicanye nibajyaho bazabica. Ugira demokarasi ahantu harimo amacakubiri n'ibindi. Demokarasi ijya ahantu
umaze kumva neza ukontora ibintu byose abantu bari free. Ariko hano uvuga ngo ngewe ndireba muri ubu bwoko uriya reba n'izira za demokarasi wumva nyine bajyaho ukabuzi ko turayibini ari zahora itsinda. Urumva rero ngo Kabira mukuru niwe abizanye abigeza mu basirikare. Ntibibaye bityo Kabira mutabonye ko bamwangiye abaruberwa, aha timurabeshya burya nakanyabwenge ko n'icyago kicira hasi, none kandi karabazana n'indi nuko buhoro buhoro abohereza hariya ati ndaba intwaro mujye kurwanya igihugu cyanyu muguma aho ngaho. Niko no kubareka ngo bigishe ko bigisha abasirikare n'abindi nangenga bitekerezo ko bayikora, ariko ikaba itarageze aho bavuga bati reka dutangire tugende twica. Ariko ntibyabuzaga ko harimo nanone abanyamurenge n'abandi batutsi baho ngaho bagendaga bicwa kuntu. Muhora mugira ibyago rero hakuzira Patro Kisekedi. Ahageze bamugira inama batari ko buriya kiriya gihugu kugira ngo cyubakwe murebe ka Rwanda kashingiye ku busa ariko karibaka karatera imbere, nyamuneka agenda ubumvikane na Perezida Kagame. Araza sincere rwose, araza gifite uwo mutima n'iki mbese barumvikana. Rega wareba tugiye kohereza n'abantu kugira ngo boke guma n'iki bireka byacitse ngo turamufasha ni ageze abandi baramubwira bati wora kora iki. Ariko se abandi abenshi ni n'abadepite be n'abaminisitiri buriya abo muri ntuza buri wese aba afite ikinombe cye, kuko urumva yahamagaye ngo murabizi kundusha, abahamagaye abari abasore bari mu barwana aho bajyayo ati twabigira bati twebwe duhe iminsi bariya maye turaba tubarangije kugira ngo urangize haba mayimaye. Ntabwo babereho ikindi, burya babayeho kugira ngo barinde ari ibirombe by'abazungu, ari ibirombe by'abo badepite n'abandi muri biriya bice hirya no hino, kuko ari mu ishyamba bagomba kurinda ibyo birombe, bakarinda n'ibintu bagenda bakuramo. Ugenda rero ushaka igurupe ukayiha imbunda ikarwana. Ntabwo rero wavuga ngo uje kubirukana bumvise ko ugiye gukuraho ayo mafaranga yawe, ibyo birombe byari biriho bitazabona ababirinda. Siko kumuhindura. None ubu rero asigaye akora propaganda yo gukora jenoside n'abandi. We yatanze uruhushya rwo kwigisha, ni nabyo ngira ngo profesa yavugaga ko bareba wenda gusa n'umututsi bagatema bakarya, nuko biriya bagenda batwereka. Ariko noneho bajyaho barabyigisha. Ariko icyo gihe mbere byigishwaga n'abanyarwanda, noneho ba Muyaya ba Kisekedi nibo bagenda babyigisha. Rimwe na rimwe bakabyigisha batabizi, bakazana interahamwe mugende ari ibyigisha neza ibyo bya jenoside. Unateka niko bagenda babikora. Ubu rero byari byavuye muri byavuye, ikibazo nuko byavuye muri abanyirabyo interahamwe, bisigaye byigishwa n'abanyekongo. Mbere abanyekongo ntabwo babyigishaga, barekaga interahamwe akaba arizo zibyigishiriza, bakareka interahamwe akaba arizo zikora jenoside. Ariko noneho babyinjije, urumva babyinjije muri abo. Ikindi cyatumye binihuta, abandi bitaga ba mayimaye barabazanye, babahaye imyenda ya gisirikare, babahaye imbunda za gisirikare. Sinzi niba barabatreninze, sinzi niba barabigezeho. Noneho barabazanye ngo bagire FDLR rero iboneraho ko noneho barayegereye, barabigisha, babigisha kwica n'iki, si no kwica bindi, bati nimujya wica muri abatutsi mubambure n'ibyabo.
buriya no muri jenoside hari uwicaga abyumva ideologically, abyumva mu buryo bwa ideology, hakaba uwica kuko yahoraga yica mu Rwanda n'ikindi gihe nta kibitwaye kwica umututsi, ndetse aho kwica umututsi, aho kwica ihene y'umuntu wakwica umututsi, kuko ati the end ihene bazayikubaza ujye mu manza, ariko muri wicaga umututsi ntago wajyaga mu manza. Hakaba rero abazaga bashaka n'ibintu, nk'abantu bashaka ibintu nibo bajya kwica n'umwana n'uwasigaye, kugira ngo ejo niba akahenge kabonetse hatazagira umwana uza gusaba ibye. Buriya niko byatumye bamara abantu bakagenda bashakisha n'udahari. Bariya bazanywe nuko hari interest. Ubwo rero ba mayimayi baza hari interest, bavuga ati ni ujyaho hariya, icyambere urabona biriya bintu byabo bitware. Icya kabiri, nugira imana urahasanga n'abagore ujye kubavyora, nicyo kirabazana bakaza. Niko bakora na jenoside, bakagenda bashakisha. Ntabwo bari bushakishe mu bandi banyekongo kuko babona ingorane. Urumva rero jenoside ibivuye mu Banyarwanda bari bagiye hariya, none isigaye yigishwa n'abantu ba officier. Ngira ngo nuko batakubuje ngira ngo babikoje bakubaje mete bashye bizagenda biti. Sinzi ibyo bashwishe, ariko giye ko bizagenda. Urubyiruko mbona hano ni muhaguruke muri mwohore Kikongo, niko ibintu bizakira. Nimwibwire ko bizakira ngo mwafashe ka Kivu n'ibindi oya. Kurwana mukabora ngira ngo nuko bari bukire muri media ngo navuze ngo nimakaguruke batere Kongo bafate Kinsha nibyo. Muvate Gatanga, Mbugimayi na Kinshasa. Amahoro aze mwubaka igihugu kigira amahoro. Haba abantu bazima. Naho ubundi bari abana ubwo genda avuga nyamuneka ngira ngo wenda nayivuze ngo ntimuyisohore ko byasohotse ejo byageze hanze. Cyangwa se Kisekedi avuyeho hakaboneka undi avuga ati noneho tugira tumvikane tureko, ariko nabyo uwo ngo wazagera atya. Buriya noneho abazungu baza bashaka ziriya za mini n'ibindi nibo batangira kumukorera ibyo ngibyo. Abandi banyafurika bashaka ibintu nabo ugasanga ari ibyo ngibyo. Noneho n'abayobozi bo muri regiyo aba yifitiye ikirombe hano yashyizeho abakirinda, urumva nawe nicyo bazabashaka, bazongera bagarure ikibazo kizongera kize nk'uko kuko ngiheruka kuba Kongo nzima igihe cya Lumumba nawe bamazeho iminsi, ntabwo yamaze, sinzi niba yarangeje nk'amezi abiri ari premier ministre. Ubwo murumva ko kuza aho kugira ngo nibuke nge nabagire muri politike. Rero mumbabarire nimugere rwose, ndabizi igihe cya Katumba abantu twarababaye twese, wumvaga wasaga naho uhari. Urebe muri iryo joro bajya muri buri ntuza barasa urimo wese, ubyiyumvisha bireba nubwo utababonye iyo filmu, ariko twarabirebaga. Umuntu ufite imbunda utagushaka aza muri buri tente arasa. Kandi hari abasirikare b'Abarundi bakayabo iri hirya aho ngaho, ariko hazamo Abarundi baje kwica kuko barwasa, hazamo interahamwe, hazamo n'abanyekongo abo bavaga Giswahili, baraza bajya muri buri nzu bica. Iyo image nubwo umuntu utari bari abantu babibonye, uriya agira Imana wari wasinziriye ariko akarunguruka nyuma. Ariko tekereza umuntu binjira muri buri nzu barasa umuntu aryamye, n'aba ngaba bagiye bagera n'utwana duca mu maguru y'abantu bakirukanka bakagenda. Buriya nicyo cyagiye kibakiza, n'ubundi bajya kubarangizaho bose kuko bagumyeho. Kandi ikindi cyabakije nuko ryari ijoro, n'ubundi bari baje bari burangize buri wese. Ngira ngo wenda babura bo bica bagatera Abanyarwanda bari bari hakurya, nuko bagabazi wenda ko twe turi maso turi
turi waguke tukarwana nabo, ariko ni ibintu bibi. Imaje yonyine ngira ngo bakora filime bagiye kuzabikora bareba ibyo bintu n'imbunda n'intuzi ireba mu maso, bagenda bareba barasa, bajya mu yindi tente barasa, akana kahariya bakarasa, bumva ko ajya kureba, ntabwo yari yamenye ko barumuna be barashwe, ahubwo agiye kureba asanga babarashe kandi yari ari aho ngaho. Mwabyumvise arimo abivuga. Ni ikintu kinini. Uburanye umusa kugenda. Ni ikintu kibi cyane rwose. Ntimugire ngo nubwo nagiye nivugira ibindi, ibyo icyo gihe twarababaye abantu twari tura nk'uwo Deforge twarahuye, numva namukubita. Yavuye muri Amerika ngo kuza kurengera Kabila, avuga ngo no, ngo si abanyekongo ngo bateye n'indoro ngo bavuga Ikinyarwanda n'Ikirundi, n'amaze sabo bavuga Igiswahili, cyangwa bavuga hehe ari FDLR ntibavuga, abo Banyarwanda ntibavuga muri Kongo, abo barwasa b'Abarundi ntibavuga muri Kongo. Mubaze kuki uza kurengera nuko Kabila yabahaye amafaranga kuntu. Deforge bavuze human rights. Deforge kigino niyo ari umwe mu bakuru ba Human Rights Watch. Harrison Deforge ndamwibuka, yagiye ariko cyamujyanye, reka yazanye na za CNN za fotora ngo reka arimo atanga izo za discours, ariko bari babizi n'abantu bari babizi. Rero twe mu Rwanda bone turavuga ngo, ngira ngo murabizi, tujya tugira ngo nyamurika twibuke twiyubaka, ariko mwebwe ngiye icyo mbabwira kuko ari mu rubyiruko rw'indi, mwibuke mujya kustragorenga kubohora igihugu cyanyu. Ntimwibuke muguma ahangaha cyetsu cyafite amashuri yiga, ariko cyangwa mufite, niba mutegeye kurwa mufite ko mufasha bari barwane. Ntimugire ngo nanye kuvuga abasenyeri n'abandi baraha n'abapasiteri nabo, nanye kuvuga nimutegereze ngo Imana nizabarwanirira. Imana ifasha uwifashije. Nimudahaguruka ngo yegere, ntabwo ndi bubabwire ngo mwibuke murwanira igihugu cyanyu mukiri bareti. Hari iriya plateau ni yanyu, niba bana bangira bayizane mu Rwanda, bahage haba u Rwanda mugume, cyangwa independence ni yanyu. Mufite right kuri Kongo kurusha bariya, ntawe ufite right kubarusha. Kongo yabayeho muri hariya mumeze neza, mufite ahantu hanyu hari economical viable, kuko hari iyo plateau, hakaba mufite kuragira izo nka zihaba, hari ekonomi yanyu yari ifite. Kongo yabaye Kongo umuhari n'abandi. Biriya bice byo byari muri royaume y'u Rwanda, ariko abo bazungu bicaye Berlin bakadesina bati iki ni kibe Kongo, iki ni kibe u Rwanda. Twarabyemeye nta kundi, ariko abashaka kugira ngo birukane abantu nibazane bagarure iyo lande ijye ku Rwanda, bigireyo, kuko hari n'abanyekongo nk'abandi. Sinumva icyo gisegeta akurusha kuba umunyekongo. Ubwo rero mwakwibuka, mwibuke mustragorenga, struggle mukotana. Buriya kukotana ni struggle, nta kindi. Reka ndekeraho, naho ninkomeza ngo nageza n'ejo mvuga. Harimo no gusaza, burya gusaza. Kandi ikindi mbibutsa, reka mbabwire, aba bantu turimo twibuka
nimuhaguruka mukarwanira ibyanyu mukabibona nibwo bazishima bati nibura tubonye icyo twari twarabuze babonye ko baraje babicara hariya ariko babonye ko mwabiharaniye nk'abari abana twirwaneho ngira ngo pasiteri niwe wavuze ati twirwaneho mbona mukomye mu mashyi nibuka ko ari abo bana ubwo mukomeye mu mashyi sinzi n'irindi jambo yavuze mukomeye mu mashyi ariko nyine ibyo byo mu kinyarwanda natwe kwari ukwirwanaho umugabo iyo atirwanyeho arapfa nta bindi umugabo arigira yakwibura agapfa n'umugani w'ikinyarwanda ariko ni ishema dignity yabivuze ati tugarura ishema ryacu nta rindi kigarura ishema ryacu ntabwo ari ukwicara ahangaha cyangwa muri Amerika n'ahandi ni ukugarura Murenge Kongo ikaba Kongo ikemera Murenge nka a part of Congo and important part of Congo nta kindi ni ukubiharanira ntabwo ari ukwicara ugere ku ntuntu nyamuneka nimundege ngo nababwiye ko mujya kurwana ariko ntacyo muzabona mutarwanya ntacyo muzabona mutagiharaniye murakoze